Refi uyu munsi mbazaniye inama z'ubuzima mwigire hino muze muzumve ubundi muzanshimira nyuma ntuzane ibintu byo kuvuga ngo ndi umurokore ngo cyangwa ngo ibyo bintu sinjya mbikora ntawe umenya igihe atererwa please come. Uyu munsi ndashaka kubabwira icyo gukora igihe urimo gukeka yuko ushobora kuba wakoze imibonano mpuzabitsina yatumye usama, wayikoze utikingiye urimo urakeka ko ushobora kuba wasamye. Harimo abajya bahita bampamagara bakambwira ese ko kuri iyi tariki nakoze imibonano mpuzabitsina ntikingiye ubwo ngubwo naba narasamye, kandi akabikubaza atazi no kubara. Reka nkubwire ngo wijya mu bintu byinshi byo gutangira kubaza ngo ese ngubwo narasamye cyangwa sinasamye. Hari ibintu wakora. Icya mbere, ikintu cyihutirwa, nababwiye bya binini ushobora kunywa mu gihe gito cyane kitarenze iminsi 3 cyangwa amasaha 72 ugahita ubinywa ukabinywa. Hari igihe ibyo binini babikozwe n'akanini kamwe cyangwa 2 cyangwa 3 umwera rimwe, hanyuma ukavuga uti nabinyweye kare gashoboka. Witegereza ko hashira iminsi 2, witegereza ko ya minsi 3 yenda kurangira, kinywe ako kanya. Uko kinywa ukimara gukora ya mibonano mpuzabitsina nibwo kigira ubukana bwo kuba bwagufasha kudasama. Uko utinda kukinywa niko urugero cyangwa se ubukana bwacyo bwo kugufasha burimo kugabanyuka. So bigire vuba, sibyo? Umuntu wakoze imibonano mpuzabitsina uyu munsi nijoro, mu gitondo akabyukira kuri farumasi akagura ikinini agahita kinywa, atandukanye n'uwakoze imibonano uyu munsi ejo hagashiramo umunsi, ku munsi wa kabiri cyangwa wa gatatu akaba ari bwo ajya kugura ikinini muri farumasi. Amahirwe yawe yo kugira ngo kize kukubuza gusama aba arimo kugabanyuka, sibyo? Nuba wakinyweye rero ukabona n'ubundi warasamye, ntuzambaze ngo kubera iki nakinyweye ngo kandi nkaba nasamye, ngo kandi baratubwiye ngo ntago ngo gituma udasama. Hari igihe uba watinze kukinywa, sibyo? Kandi niyo uhise ukinywa nyine kikongerera amahirwe yo kudasama, ntabwo byanze bikunze kikubuza gusama. Gusa abenshi cyane nabo cyongerera amahirwe yo kudasama, ariko bishobora gushoboka yuko we wasama. Icya kabiri, aho kugira ngo ubaze ngo ndabona hashize icyumweru, ngo hashize ibyumweru 2, ngo ese ngo buriya ngo sinasamye, sheri, hari ikintu cyoroshye cyane. Jya muri farumasi ugure test de grossesse, pregnancy test cyangwa se test de grossesse, cyangwa se igipimo kigufasha kwipima ngo urebe niba utarasamye. Ni igipimo kigura amafaranga make cyane. Muri farumasi zimwe na zimwe iki ngiki uzasanga kigura amafaranga 500 gusa. Cyangwa se bikaba byanarengaho bikagera nko ku 1000 cyangwa ndi bitewe naho ugiye kukigurira, sibyo? Amafaranga 500 yikubuza yituma uhangayitse. Yashakishe, yasabe mu rugo, yasabe uwo mwakoranye imibonano mpuzabitsina, wowe ushobora kuba yafite yakoreshe, sibyo? Hanyuma ikintu ukora rero ugeze muri farumasi usaba test de grossesse, ushobora kubabwira bakagufasha kumenya ukuri buyikoreshe, kuko urayikorera nta wundi muntu uyigukorera, ariko nibyo ngiye kukwereka nonaha. Ubundi ufata akantu gasukuye neza, noneho ugashyiramo inkari zawe. Haba mu gitondo, haba saa sita, haba nimugoroba, nta kibazo. Ariko ibyiza ube waguze test nibura 2 kugira ngo uze kuvuga ngo koko zombi ndazikoresheje kandi zitanze ibintu bimwe, sibyo? Hanyuma ya test yawe ukayifata, noneho ubafashe n'ikintu ushyiramo inkari zawe. Ntabwo ari ngombwa ko ziba ari nyinshi cyane, zishobora no kuba ari nkeya. Noneho warangiza ukayifungura. Hano baba bakweretse uko bigenda. Baba bakubwira ngo iyi test niza kuzaho akarongo k'umutuku kamwe, icyo gihe uraba utarasamye. Nizaho 2, ubwo ngubwo uraba warasamye, uturongo 2 tw'umutuku. Ariko bakakwereka naho tugaragara. Noneho bakakubwira ngo utu turongo hari aho ushobora kubona katagaragara neza cyangwa se kakaza hatariho, ukavuga uti iki kizamini kirapfuye, ugahita none uvuga uti okay, reka nkoreshe cya kindi cya kabiri nacyo ndebe uko bimera. Ikizamini cyo kureba niba warasamye gishobora kudakunda neza mu gihe ushobora kuba wipimye hakiri kare, cyangwa se nanone mu gihe hashobora kuba indi itaragaragara neza nyine, hanyuma kigapfa. So kiba kimeze gutya, ni akantu k'agati rwose. Uyu murongo w'umukara uba uvuga ngo nukoza mu nkari ntuburenze, hanyuma ugafata kagakombe kawe ugakozamo. Kubera ko nge nashyizemo nkeya, ndagatambika nyine kugira ngo kageremo, ukamazamo amasegonda makeya. Wamara kumazamo amasegonda makeya ukagatereka ahantu witonze, ugategereza ikiza kuba, sibyo? Gahita gatangira kugenda kazana ibintu by'umutuku.
hahandi hasaga n'umweru hatangira gusa umutuku. Ibi by'umutuku biba biri kugenda byirundanya kugira ngo bize gukora ka karongo kamwe. Niba utarasamye bikora uturongo tubiri niba warasamye. Nshuti yanjye utumye mpima inkari zanjye kugira ngo umwigishe, reka nizere ko ntasamye kubera yuko nta gahunda mfite. Okay, ibi ngibi rero ndacyategereje ka karongo kanjye ngo ndebe niba hazaho tubiri cyangwa niba hazaho kamwe. Ibi ngibi kubikora ni byiza cyane, bituma uruhuka. Reka nkubwire ngo wakagombye kwipima nibura umaze nyuma y'ibyumweru bibiri, kuva ku byumweru bibiri kuzamura. Mbere y'ibyumweru bibiri haba hakiri kare. Ushobora gupima ugasanga ngo ntiwasamye kandi ari uko imisemburo yo gusama itaragaragara mu mubiri, sibyo? Byiza rero ko utangira kwipima nyuma y'ibyumweru bibiri. Ni nabwo muri ibyo byumweru bibiri ubundi nibwo uba wakagiye mu mihango, sibyo? Kuko ubundi uburi mu gihe cy'uburumbuke habura ibyumweru bibiri ngo ujye mu mihango. Ni nayo mpamvu nakubwiye ngo iyo habura iminsi 11 ngo ujye mu mihango ntiwasama, kubera ko intangangore yawe iba yaramaze kurekurwa, yaramaze gupfa. Iyo habura ibyumweru bibiri rero ngo ujye mu mihango, uba uri mu gihe cyo gusama kimwe cya seriye. Intangangore yawe iba yarekuwe. Nuko wenda uba udashobora kumenya ngo ni ryari, ariko ubundi habura ibyumweru bibiri nibwo intangangore yawe iba yarekuwe. Haba habura iminsi 14 ngo ujye mu mihango. Intangangore yawe iba yarekuwe ikamara iminsi 2 igapfa. Niyo mpamvu iyo habura iminsi 11 ngo ujye mu mihango, intangangore iba yaramaze gupfa, ntabwo wasama, sibyo? Kugira ngo rero ureke gukomeza kwibaza ibintu byinshi niba utazi kubara ukwezi kwawe, ukaba kandi utarafashe cya kinini cyo kukubuza gusama, kubera ko nyuma y'iminsi 1 cyangwa 2 cyangwa 3 utahise ugifata, icyo gihe jya muri farumasi ugure test de grossesse uze wipime. Amasegonda yanjye urebye yamaze kurangira, ntabwo birarangira neza cyane, ariko ntabwo ntwite. Hajeho akarongo kamwe, sinzi niba urimo kukabona, akarongo kamwe k'umutuku, sibyo? Iyo hajeho rero akarango kamwe k'umutuku nk'uku kwanjye, babisobanura yuko utasamye. Iyo hajeho uturongo tubiri, babisobanura ko wasamye. Icyo gihe uhita uvuga uti ntabwo mbyizeye. Tufata cya ikizamini kindi cya kabiri ukavuga se uko narasamye cyangwa kiribeshye, ukayikozamo nacyo ukareba. Nicyo nashaka kukubwira, nyabona kugenda muri farumasi mubwire ngo mpa pregnancy test, cya kizamini gipima ko umuntu atwite muragifite, akakikugurisha ukigendera. Ibi bintu byo kuvuga ngo arasigara agira ngo nakoze imibonano, kubera iki utaba ukiguriye undi muntu? Niyo kandi waba ukiguriye, ikibazo se kirihe? Ko wayikoze se nyine kubera iki udashaka? Kandi ubibuke ko nabaganga babika ibanga, ariko uretse no kubika ibanga ntabwo yakubaza ngo ukiguriye nde, ntabwo yatekereza ngo arakiguriye. Bahora bakira abantu benshi cyane umunsi wose, kuba yakwitaho cyane ngo agutekerezeho ibintu byinshi. Rwose ntugire ubwoba, ibyo ngibyo ntabwo biba birimo. Icy'ingenzi gikomeye kandi niyo yagutekerezaho, don't care, wibyitaho, igendere. Icy'ingenzi gikomeye niyo yagutekerezaho ni wowe no kubungabunga ubuzima bwawe. Hasigaye kumenya ngo iyo menye ko nasamye nkora iki, mbigenza gute? Ibyo ngibyo ntabwo nirirwa mbigarukaho. Reka ngushimire, nkwifuriza kugira ibihe byiza. Gusa humura, ntabwo ijuru riba riguye.